Uyu munsi tugiye gusobanura inzozi z'umukunzi wacu watwandikiye agira ati: muraho neza, narose mbyara umwana w'umuhungu mwiza cyane wirabura kandi mubyara nta bubabare na buke numvise. Ngo numvise nishimye cyane ku buryo nakangutse ngifite ibyishimo. Namfasha mukansobanurira? Igisubizo ni yego. Bityo tugiye kumenya ubusobanuro bwihishe inyuma y'izi nzozi zo kurota ubyara umwana w'umuhungu mwiza cyane wirabura kandi ukamubyara nta buribwe cyangwa se ububabare uhuye nabwo, ugakanguka wishimye. Akenshi inzozi zo kuba wakanguka wishimye zifite ubusobanuro bukomeye cyane. Akenshi na kenshi buriya nurota inzozi ubundi ugakanguka ubona ufite ibyishimo bidasanzwe, uzamenye ko ubwo ari ubutumwa bukugezeho rwose. Niba ari ibintu byiza uzashimira Imana, kandi nabwo niba bitameze neza cyane uzihangana usenge, bizaba hari ukuntu bimeze mu buzima bwawe. Tudatinze reka dusobanure izi nzozi mu buryo bwimbitse kandi burambuye neza cyane. Iyo umuntu arota abyaye cyane cyane mu buryo butamugoye cyangwa se atumvise ububabare, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko hari ikintu gishya kigiye kuvuka mu buzima bwe cyangwa se mu buzima bwawe. Ibi bishobora kuba igitekerezo gishyashya, umushinga mushya, inzozi nshya zigiye kugerwaho. Ubundi kurota ubyara bisobanura ko ibyo ugiye gukora cyangwa se ibyo ugiye kuba watangira bizaba byiza kandi bikagenda neza cyane, nta ngorane zibijemo cyangwa se zibaye zabyivangamo. None se wese wibaza ngo kubyara umwana mwiza w'umuhungu wirabura bisobanuye iki cyangwa se bishatse kuba byavuga iki mu nzozi? Umwana w'umuhungu mu nzozi asobanura ibintu bikomeye. Aha twavuga imbaraga nshya, ubutwari ndetse n'ubuzima bushya bufite imbaraga. Nicyo bishatse kuba byagenda bivuga cyangwa se nicyo bivuze kurota umwana w'umuhungu kabisa mwiza kandi wirabura. Nicyo bishatse kuba byasobanura imbaraga nshya, ubutwari, ubuzima bushya bufite imbaraga. Ngo kandi kuba ari mwiza wirabura bishobora kuvuga byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aho ngo harimo ubwiza, ibyiza biba imbere ndetse n'inyuma. Uburabyo bw'inkomoko. Uburabyo bw'inkomoko ngo uwo mwana ashobora gusobanura igitekerezo cyangwa se impano yihariye ifite imizi mu buhamya bwawe cyangwa se mu buhamya bw'ubuzima bwawe cyangwa mu ndangagaciro z'ukuri. Muri make uyu muntu warose iyi nzozi afite impano cyangwa se igitekerezo kizima cyiteguye gutangira no gutanga umusaruro ufatika cyangwa se umusaruro ugaragara. Urumva ni inzozi nziza cyane yabashije kuba yarota. Yewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana. Uyu munsi rero mbangarutse ngo tugire byinshi tugenda tuganiraho akantu kandi ku bijyanye n'ubusobanuro bw'inzozi. Yabwo rero mwese aho muherereye, banje kubahereza ikaze kandi mpaye ikaze abasangwa ndetse n'abashyashya cyangwa se abashyitsi. Iki n'ubundi twese ahangaha tuba duhuye ku kintu kimwe cyo kubanza tugakanda subscribe, ubundi tukumva neza icyo inzozi zacu zishatse kuba zatubwira, dore ko inzozi ari ubutumwa bwacu kabisa, cyangwa se ari ubutumwa tuba duhawe budufasha kuba twagenda tumenya uko ubuzima bwacu buhagaze. Rero ni byiza cyane ko umenya ibintu byose ugenda urota. Nimba nawe ujya urota inzozi ukumva wifuje kuba wamenya icyo bishatse kuba byavuga cyangwa byasobanura, igihe ni iki kandi ahantu ni ahangaha. Ubundi hari umuntu wenda umbwira inzozi nkahita mufasha mu buryo bwa inbox cyangwa se nyine mu buryo bw'inyuma mu gikari buhidinze. Ariko iyo numvise ari inzozi ifite isomo rikomeye cyangwa se ifite amasomo nahereza n'abandi bantu, nitangira gutya nkazanga rwose nkahita nivugaho cyane, nkahita mbasha kuyibasharinga namwe ngo mugende mwiyumvira ukuntu bimeze. Nimba nawe warayirose umenye icyo izo nzozi zikubwira cyangwa se umenye ubutumwa bwihishe muri izo nzozi. Niyo mpamvu rero uyu munsi naje cyane ngo tubiganireho, ariko byaba byiza cyane ukoze subscribe, share ndetse na comment, like. Ibyo ni fresh, ubundi tugakomeza tumeze neza cyane nanjye ngakomeza ngenda mbabwira buri kimwe cyose. Rero uyu munsi ntabwo nza kuba natinda cyane cyangwa se bizimba mu magambo. Reka ntangire mubwira uburyo uyu mukunzi wacu watwandikiye, ubundi tunonosore akantu ku kandi cyangwa se tuvuge cyangwa dusobanure akantu ku kandi ku bijyanye n'izi nzozi yarose. Muri make yarose inzozi yo kuba yabyara. Tukiri aho ngaho, tuzi ko inzozi zawe zishobora kuba ubutumwa bukomeye cyane. Hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bigira icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo. Nyamara inzozi zishobora kuba ubutumwa, icyizere cyangwa se icyerekezo, gukangura ubwenge bw'umutima.
cyangwa se n'imbibi z'ubuhanuzi. Niba warigeze kurota inzozi ukumva ziguteye ubwoba cyangwa se ukumva wifuje kumenya icyihishe inyuma y'izo nzozi, ni byiza cyane ko wajya muri comment section ubundi ukanyandikira cyangwa se ukatwandikira tukabasha kuba twagufasha gusobanukirwa icyo izo nzozi zishatse kuba zavuga. Nk'uko tubyumvise, nyine inzozi ziba zirimo ubutumwa bugiye butandukanye kandi zitubwira byinshi cyane mu buzima bwacu. Rero ni byiza ko batwandikira tukabijyamo cyane, kandi kwibutsa ngo ukomeze ukore subscribe, share ndetse na comment, dukomeze kujyana mu mujyo umwe. Reka dukomeze n'izi nzozi zacu z'umukunzi watwandikiye ngo ibyishimo n'umunezero nyuma yo kurota. Iyo urota ibintu bikagusigira ibyishimo, nuko izo nzozi ziba atari inzozi zisanzwe gusa, ahubwo ziba zivuga ku bintu by'ukuri biri gutekerezwa cyangwa se gutegurwa mu buzima bwawe. Ibi bishatse kuvuga ko wenda hari intambwe nziza uri hafi gutera cyangwa se hari umugisha uri hafi kukugeraho. Inzozi nk'izi ni nk'indorerwamo yerekana ejo hazaza hawe cyangwa se ejo hazaza heza, kandi hari igihe Imana iguha inzozi z'ukuri ngo ikwereke ko hari ibyiza ikugambiriyeho cyangwa se iteganya kuba yagukorera. Nawe mwifurije kuba warota iyi nzozi cyangwa se kurota inzozi nziza cyangwa se kurota inzozi zoherejwe n'Uwiteka Imana. Nimba uyemera cyane, biba ari byiza cyane kurota ibintu byiza, kuko nabyo biri mu bintu bita bigutera courage, ukumva rwose wishimiye kuba uriho kandi wishimiye kuba umeze neza, wumva ko n'Imana igutekereza kandi ikikuzirikana. Rero biba ari byiza cyane. Rero ni byiza gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ari nako tugenda tugana ku musozo. Ngo ubu ni ubutumwa bukomeye cyane. Iyo urota ibyishimo, imbaraga no kubyara, biba ari nk'aho Imana cyangwa se ibihe bigukangurira gutangira ikintu gishya. Bityo rero ugomba kubyitaho. Ndagira nti ntukange, ntugatindiganye, ntutinde gutangiza igitekerezo uri gutekereza. Iyi nzozi ikubwira ko igihe kigeze cyangwa se ko ububyutse buje. Nongera kugenda mwese mbasaba kujya muha agaciro inzozi zanyu cyangwa se inzozi mugenda murota, ntimukagiye mugenda mu motereriyo. Buriya kenshi hari ukuntu urota inzozi ukaba wahita uzibagirwa ako kanya direct ugahita uzibura. Hakaba n'izindi urota zikakuguma mu mutwe paka. Izo rero ujye umenya ko byanga byakunda zifite ubutumwa zikuzaniye uko byagenda kose. Ubwo rero nkomeje kugenda mbashimira mwebwe mwese tuba twabanye mu kiganiro cyacu, cyangwa se mwebwe mukomeza kuduha inzozi zanyu kandi ngo tubashe kugenda tuzisobanura cyangwa se tubibwira n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero ni iby'agaciro kandi muri agaciro cyane, turabashimira n'ukuntu mukomeza kugenda kabisa mukada subscribe, mutugirira icyizere, mukomeza kugenda musharinga ibiganiro byacu. Ni byiza cyane, turabyishimira kandi kumva natwe turabakunze cyane. Nimba rero warigeze kuba warota inzozi kumva ushatse kuba wamenya byinshi cyane kuri zo, ni byiza ko wahindukira hano muri comment ukatubwira cyangwa se ukadusangiza izo nzozi, tukabasha kuba twagufasha. Kandi iyo utatwandikiye nabwo ufite kuba wabikora kuri WhatsApp cyangwa se ukanaduhamagara, dore ko nimero yacu iba iri muri description. Uwo ari wese aba yemerewe kuduhamagara, ariko akenshi ukaduhamagara nyine kuri iyo service. Wifuza kudutera inkunga, kudufasha cyangwa se kuduha igitekerezo cyangwa se kudusobanurira inzozi, aho tukumva cyane, ni byiza cyane. Reka duhe ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista. Njyewe nari Aizo in the person Michael nk'ibisanzwe, murabizi cyane. Reka duhe ubutaha. Ciao ciao.